Amazina y'nyakuri yitwa Emerita Mukeshimana yamenyekanye nka MAMA Charlene ni umuvugabutumwa umaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yatangiye ivugabutumwa ahagana mu mwaka wa 2004 na 2005 mu gihugu cy'u Rwanda. Ku inshuro yari yerekeje mu ivugabutumwa ry'abahuze ari abatinganyi. MAMA Charlene wahamagariwe kwigisha mu ngeri zitandukanye, ni ukuvuga z'abagore, abasore ndetse n'inkumi mu biterane n'ahandi hatandukanye. Kuri inshuro yari yagiye kubwiriza abahuze ari abatinganyi n'amasengesho aba bahuze ari abatinganyi kuri ubu bitwa abana b'Imana barimo aha hari ku munsi wa 15. Yatangiye ahabwa ikaze na shangazi wabwirije aba batinganyi abashyira ahantu hamwe batangira amasengesho. Reka twumve inyigisho yarimo abigisha. Kimwe mu by'ingenzi bikomeye yagarutseho, yababwiye ko bari kurwana n'imyuka ariko bakeneye umwuka wera. Abasobanurira ku mbaraga z'umwuka wera. Nabari kure bose sazabazana zabazana umwama zabazana abari mu byaha abazana yesazabazana nabari kure bose sazabazana. Haleluya. Nabari kure bose shimiye kukubona waje kwifatanya natwe, waje kudusura kuri uyu musozi w'amasengesho turiho. Turakunezerewe rero kandi no kuri nabo muri kumwe Imana ibaha umugisha. Amen. Reka tubakire tubaha amashyi. Munyemerere mbere yuko dukomeza kuvuga tubanze turebe ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa. Ryakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho w'8. Igice cya mbere umurongo w'8. Mureke w'8. Mureke dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya hose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa. Reka nongere nsubiremo. Imana niguha umugisha. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Hari ingingo zigeze muri enye nshaka ko tuganira. Yego? Amen. Ndashaka tuze kuganira. Ndashaka kubanza nkaza kubabwira ukuntu urugamba rutangiye. Cyo ni icyambere. Impamvu urugamba rutangiye nayo turi buyirebe kuko mutangiye gusenyera Satani. Kandi nawe ntago ari sugaho burya Satani. Hanyuma turavuga ubwa gatatu ukuntu muri gusenya ubwami bwe nyine. Mubu muri kumurangiza. Kandi burya ntajya asenya umuntu utagize gute utamusenya n'umuntu utamugenza ntajya mugenza. Ntago bishoboka utamugenza abagushaka hwiki. Amen. Icyo nashaka. Ndongerana nababwire ngo ntago agomba kuzabareka kereka ni mumureka mugasubirayo. Ikindi mbabwire ukuntu murimo muraramizwa amata ariko n'amagufwa naza mukazihangana. Ikindi nuko uyu mugamba ari uw'Imana. Haleluya. Uw'Imana. Amen. Hanyuma ndi bubabwire imbaraga hejuru y'ibyo ntimugire ubwoba. Ntago urugamba murimo ari urwanyu. Amen. Yo. Munyemere ndashimira n'Imana yanzanye aha kuko nta nubwo byari birimo mutagira ngo mpfa kujya ahantu. Reka mpera ahangaha ngo urugamba ruratangiye. Ariko ubwo ari uruyoboye nta kibazo. Amen. Amen. Dusomye ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Icyakora muzahabwa imbaraga ari uko uwo mwuka abamanukiye. Ngo muzaba abagabo bo guhamya. Mureke mbabwire kuvuga ngo ubutinganyi
nambe namwe mwarabyerekanye nukuri turabamenya abantera umujinya nabari mu nsengero bipfuritsemo kandi barahari Amen. kuko ngewe nzi ahantu henshi nagiye kwigisha nkajya mbabonamo mwebwe rero mwari muri ahagaragara nimwe muzwi ababi nabafata bibiliya ababi nabari mu makorari ababi nabari mu mirimo nibo babi hanyuma dusomye ijambo rivuga ngo icyakora aya magambo aturukahe aya magambo ni Yesu wayavuze ngubwo yaragandagaje ari kumwe n'intumwa Yesu arebera mu birometero amenya umwaka tutarawinjiramo burya yarazi ko uyu munsi uyu mwaka uku kwezi uri murasoza muzarya iyi Noheli hanyuma Yesu akabavukiramo we burya yarabizi nubwo mwikarakasaga hariya nta makuru mufite ariko we burya yarayafite ikindi haleluya ikindi ntabwo Yesu wamwigiraho umudanje ntiwamwigiraho umuhatari afite imbaraga zikurura afite isumaku umuntu wese ahamagaye amufitiye ubushobozi bwo kumuhamagara akamwicaza aho abishaka amen ni nayo mpamvu nta muntu njya mbangamira mu byaha bye iyo mvuga ubutumwa nditambukira nkagenda kuko imbaraga za rukuruzi zampamagaye nubwo ntari umutinganyi ariko nta cyaha gito ni gikuru ntibakanavuge ngo muri abatinganya ngo ni ibintu birenze nabibyo bicaranye ntibyoroshye ahubwo babigireho nabo baze kuko mu ijuru hazajya umuntu ukijijwe neza hanyuma Yesu yicaranye n'abigishwa rero arimo kubaganiriza yarabitegerezaga akareba ukuntu bazacibwa ibihanga ariko abigishwa ntibabibonaga yabareba akabona ukuntu bazakurwaho uruhu ariko bo ntibabimenye yabitegereza akareba ukuntu bazatotezwa mu masinagogi barwanywa na bene wabo Yesu arabyitegereza ariko abigishwa nta makuru bari bafite bari abagabo bibebeza biberaga mu gituza cya Yesu umva umuntu babanaga nawe haleluya babanaga n'umuntu wafata amazi ya Nyabarongo agakoramo agashya ko kwa Nyirangarama ubwo ndavuga Yesu nta stress bagiraga bari baribebeje amen babanaga n'umuntu wafata itafari cyangwa agafata ikinonko agakoramo umugati wo muri Simba cyangwa wo muri Nakumati umva umugabo ukuntu yarashoboye babanaga n'umugabo ufata umuntu maze gatatu yarapfuye akamuzura bishatse kuvuga ngo ntibahambaga ntibarwaraga bari kumwe n'urukingo nta bibazo umva umugabo babanaga ngo bigeze babatangira bagira ngo nimburuburu barimo baragenda ngo ni muduho umusoro bagira ngo baramukanze abwira umwigishwa ati jya ku mazi urahabona ifi uyisaturemo kabiri urabona amafaranga yabuzuye abaye umva umuntu babanaga njya mvuga ngo wamugarura Yesu ntago mbizi ko abana banjye bambona kuko nge ndi masera wo mu mwuka naramwihebeye uyu mugabo naramwihebeye ndavuga ntibakubanyita bankubita bantuka nzakuvuga amen bampambe muri wowe kandi aho ngeze harutaho navuye amen haleluya amen noneho Yesu kuko yaragiye gutandukana nabo ababwira amagambo yari yabibonye mureke mbabwire ndashimira Yesu ureba apana twe twerekwa amen nakerekwa ngaca ibintu ngo neretswe nareba nkaca ibintu ngo narebye narota ngaca ibintu isigahinda umushyitsi ngo ndashaka kubabwira ngo Yesu we yararebaga ntiyerekwaga nitwe twerekwa ariko warareba ni Yesu uzi buri wese wicaye hano ibimurindiriye ni Yesu uzi buri wese intambwe azatera azaho muzakurira naho muzasazira azi umurimo azabakoresha zibibarindire nibibategereje azi n'ibisasa abadayimoni bateze ndamushimiye ko aratabazi kandi nkubwire ukuntu berekwa ukuntu bo berekwa waterekwa nagira ngo mbabwire ngo Yesu mutaravuka buryo yarazi n'ubuzima muzanyuramo n'aya mazina y'ubutinganyi yarazi ko muzababo ahubwo ibyiza n'ibibi byose abikoreramo burya imvura n'izuba kuri yo ni byiza gukira no gukena kuri yo ni byiza kuko byose bigaragaza imbaraga ze arangije ngo amaze kubitegereje abonye akaga kabarindiriye aravuga ngo icyakora
muzahabwa imbaraga ari uko uwo mwuka abamanukiye Amen. aravuga ngo muzaba abagabo uzi kuba umugabo abantu benshi kuba abagabo byarabananiye kandi burya hari n'abagore bari abagabo ngo muzaba abagabo bo kumpamya ndabashimiye ko mwahamije ese kuba n'abantu bananiwe guhamya ko bari bashonje kabagaburira bari kugenda bazanya amataye bazana amatuza bazana amapfupu ngo ntibashaka kugaragaza ko babaye abakarani ntibashaka kubivuga ko babaye barwesa amadongo barabipfurika ariko nta kindi Imana ibikorera ibigira ngo muhamye mu bandi ibyo yabakoreye. Amen. Amen. Kuba rero mwarakojeje Satani isoni mukaba mwaravuze yuko ibyo mwarimo byari bibi babyita gukoza agati he Munozi. ubu mumenye ukuntu ameze murebye aho murara ukuntu aba yohereje ibitero mumenye inama ari gukora. Reka mbaho urugero hari urugamba amazemo amezi 4 ntabwo nduvuga ntabwo igihe cyo kuvuga cyane kiragera nasengeye umuntu ntavuze bamutwariye amafoto ikuzimu bayajyanye bashaka kumugira igitambo cy'uyu mwaka kwa 12 hanyuma ndi kumusengera ndababwire ntinge mu nshakaho iki ngo wowe waratuzengereje mu bavuga butumwa bari muri iki gihugu ngo natwe rero turaguhagurukiye ngo duherutse kuguharabika ku itangazamakuru wanga guceceka bambwira ngo ibintu byose bankoreye ariko ndashimira Kirisitu ko ndacyari mutaraga. Amen. Barambwira ngo ikintu tuguhoye ngo umaze kudutwara 70% ry'abayoboke bacu. Kavuge nti ni 70 nti sawa ndaje hubwo na 30 asigaye byose ni hahandi nakura makuda. Ubu se hari ukura maturuda kudapfa ngo abantu bakunda ubugingo bwabo kuburutisha Imana bazabubura ariko abaganga kubera Imana nibo bazabubona. Uru rubiri rero twanga kubangamira ngo rutababara n'ubundi ruzabora ariko hari undi uri imbere. Haleluya. Wani tunapfa we ntazagera iriya azahita azamuka. Bambwiye ngo uraduhemukira ngo dutwara abayoboke bacu ngo ni 70% bati ntabwo uzongera kunywa amazi nicyo dushaka ntabwo dushaka kuzongera kurya ntabwo dushaka kuzongera kugira amahoro. Mureke mbabwire ibintu bankoreye mu mezi 3 nzabitanga mu buhamya ariko ibintu nakorewe kuba nkiri imbere ya kamera ni imbaraga z'Imana zikomeye. Amen. Maze bikajya byivuga ni bya bintu byapfiriye iri mu imbaraga z'Imana muravugana bikavuga ngo iyo sohoye filime ngo biratubabaza ngo wasohora icyigisho tukababara nubwo nahuye nayo makuba naravuze ntikigisho noneho ubu ngiye kujya sohora icyigisho buri munsi icyigisho wenda baziyahure byo Satani se uramubabarira ngo azabatizwe burya guhangana n'ikintu cyakatiwe iyo umuntu yakatiwe avuga ati byose ni hahandi hanjye burya amahano n'amarorerwa arayakora nta kwiyunga nawe ntateze kuba mwiza. Mbibutse ko uyu Satani mwakoreraga yarakatiwe. Hanyuma mbonye igitero kibangabyeho uzirindi jambo bambwiye barambwiye ngo tugiye kubagukundaga tubateze kukwanga ngo tujye kubaguhaga tubateze kukwima ngo tuguteze ubukene tuguteze inyatsi bavuga ibintu bagomba kunkorera amaso yanjye agira gute arabireba ariko ndababwira inti simpe no gukora ibyo ngibyo naho mwanyura mubona byaye naho mwanyura mu maraso yanjye mugacamo no mu misokoro nanze Satani nibye byose nzamusenyera kugeza apfuye n'ubundi nahasi nzahaba imyaka yose. Munyemerere mvugane namwe akakanya mbabwira ngo uru rugendo mutangiye ntago nje kubahahamura ahubwo nje kubabwiza ukuri rata ntazagira ubashoka. Imana iri kubaramiza amata. Amen. Mukabona babari hafi kandi babikomeze. Nudafite inote azane humuri. Amen.
udafite iya 5 yohereza ikibombe cy'amasengesho babafashe kuko ngo abajyanye na Yesu gutabara abandi bazagororerwa. Amen. Ubwo Imana rero haleluya ubwo Imana iri kubaramiza ya mata maze mugotomere mushishe twabakunze amacane yose yaje muduteye impuwe n'impungenge nabakunze kubiyu nuko nta butabazi ngira nabatabara ariko isengesho ngibitseho nanjye nzarya ndyohereza. Ariko mwafuramwe amagufwa naza muzamwihakane munyemerere kandi reka mbabwira amagufwa naza mutajya ngo bazayazana ni bene wanyu bariya bariya se mwahuriraga he ko mutagihura. Azazanwa n'abafite Bibiliya, azazanwa n'abo mu nsengero. Ubu mushobora no kuzinjira mu rusengero bati mufite mesiya reka tubahunge. Ubu harimo n'abashobora kuzajya babitaza bataba abantu n'intumwa za shitani bazabahimbira utuzina tubajye kuri tayi. Sinje kubaca intege ahubwo imyaka maze nkijijwe numvaga nabarobeshaho gakerata kubyo nahuye nabyo ngo nimuhura nabyo ntimuzagire ngo mwayobye. Yes, ashimwe. Imana igira ibintu bibi biri mu buzima bwayo, igira ibyiza n'ibibi. Nihazaze rero ababashuka ngo cyucyuriri ngo ninini ngo ingongo reka da hajya hazamo imijugujugu ntimureba buriya mwari mwiturije mukiririye mwari mubabariye ku bugingo ariko ku mubiri mumeze sawa. Ubu ntutangazwe nuko mushobora kuzahura n'akaga n'amakuba kandi mwari mwiteguye yuko aribwo mwari mugiye kugubwa neza kuko muretse bibi shitani uko muri kumuhonda niko azajya bishyura. Ariko nje kubabwira ngo uturwanirira ntabinaha ariko arahari. Mwamusenyeye iki kintu mwakoze ukuntu ari kibi kuri Satani ye baba dada uzi ibintu mwamukoreye uzi batayo ze zapfuye uzi intwaro ze mwavunaguje mbere ntajyaga mbwira Imana ntariko nzira iki nari nazivuna intinzira iki koko Imana we intinzira iki uzi ijambo Imana yarambwiye ngo ntabwo ijuru ryagukunda ngo n'isi gukundi kandi burya abana bose bere rimwe baramenyana. Iyi nzira rero mutangiye muzayibonamo ibyiza n'ibibi ariko nje kukubwira ngo mwahisemo neza. Mu mwaka maze nigagurana n'uriya mugabo wepfiriye n'ukuri kose hari inkovu mumbonaho. Haleluya rata. Umusatsi washizeho. Haleluya. Akatubabaza akatubangamira akatugenza akatugendaho ariko uyu mwami yaratsinze. Mureke mbabwira ukuntu yatsinze. Rimwe twarasenze nyine ko ntago mbashaka kubyerura kuko igihe kitaragera. Turimo turasenga mfite umwana rero werekwa kubi. Arambwira ngo mama ngo narebye ngo mbona ngo haje igitero ngo kigeze ku rugi ngo bahabona ibishashi by'umuriro kandi ayo ni amasengesho. Haleluya. Hahandi abadayimoni bagera ku gipangu bagahita bakata bagasubirayo. Nje kubabwira ngo intwaro zacu nubwo atari nk'iz'abantu ariko zirakomeye mu maso y'Imana yacu. Amen. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo nimubona ibintu bitandukanye ntimuzacogore. Harimo abazababwira ko muri abasazi, hari abazababwira ati murwaye mu bwonko kandi undebere abantu bose nibirantanye umunozi. Umva hugu kandi burya ni Satani buri kubahugura. Ntabwo shitani azaza n'amahembe, ntabwo azaza n'umurizo we, ntabwo azaza n'ubwoya, azaca mu bantu azakwereka ibyo uvuyemo ukuntu ari byo byiza ahubwo ibyo ugiyemo ari byo bibi. Ariko ntimuzacika intege. Umuntu uri gukizwa muri iyi minsi afite amahirwe kuko iyo abantu bari bazi ukuntu isi igiye kuzingwa nk'umwambaro. Kandi uyu mugabo bakorera nta naho yashatse ngo azabatuze ni ikuzimu gusa niho hari amazu ye.
ariko nje kubabwira ngo iyi si naho yazingwa nk'umwambaro iki kibiri kikababara nje kubabwira ngo dufite ubuturo we dufite ahantu tuzaba kuko ubundi naha nta uzahaguma kandi aho hantu tuzaba nta marira abayo nta gahinda kabayo nta gupfa no gupfusha nta kurwara nta kurwazwa nta mahembe nta nyabingi nta stress ziberayo ni mu mahoro gusa Imana iturengere nje kubabwira ngo Imana ibampereza imbaraga twasomye imbaraga z'umwuka wera imbaraga z'umwuka wera nizo zizatuma mugirana communication n'Imana kandi mbibutse ko ibyo muri kurwana nabyo ni imyuka niyo mpamvu mukeneye umwuka kandi izi mbaraga ntubona Satani ntiwamubwira ngo kwa General Yesu reka da ava mu birindiro se nje kukubwira ngo Satani yabaye mu ijuru ibaza umuntu wabaye mu ijuru akarebana n'Imana agashaka gukubita kudeta Imana ntago wamuzana utuntu twafitira ndabarahiye ntiwamuteza aho twa haleluya tw'umurambararo ntiwamuzana utuntu two kuririmba n'utuntu twagurya ikintu kimukubita agahirima icyo gihanganje iyo kiranutse yikubita hasi nugukiranuka gusa Amen. nyuma y'umwanya utari muto abigisha muri iki cyumba cy'amasengesho wabonaga ko bafashijwe cyane ndetse benshi bakozweho bararira batura ibyaha byabo arabasengera yasoje abasengera muri iri sengesho byakuzanye Kristo waje gukiza waje kubohora waje guteturura waje gutabara waje kwereka ibyaha abanyabyaha waje kubakura ku mbaraga mbi waje kubakura ahantu kure Satani afungiraniye abantu tukweretse abana bawe muri aka kanya ubushobozi bwawe nibugongere bubamanukire ubabohore ku gato no ku kanini ugere n'ahandi hano tutabasha kugera ugera hatazwi ugera hatagaragara ugera aho tutareba ubohore imigozi itagaragara ubakure ku ngoyi baboheye witazi turakwinginze ngo urandure umuzi wose w'abadayimoni uri kuzimu kiri buntu Mana nziza Mana nzima niwe watangije umurimo kandi uzawusohoze watangiye urugendo rukomeye urugendo rurimo inzira inyerera urugendo rurimo amarira urugendo rurimo gusekwa urugendo rurimo ubukene urugendo rurimo ubuzima bubi turasenze ngo uyu mushinga utangije uzawugeze ku iherezo kandi ubahe kunesha ubahe gutsinda ujye ubaba hafi babavugiriza induru dore amaso abareba ni benshi aba batega imitego ngo bagwe aba bari kubohereza aho baturutse aba baca intege bavuga ko batavuyeyo ayo majwi ni menshi kandi arabagose ariko ubaneshereze Mana kandi ubarwanirire kugira neza kwawe nko batuyeho aba n'abana bawe Mana wabarera bagakura bagirira umumaro imiryango n'itorero bakigirira umumaro bakawugirira igihugu baba intangarugero mu bagowe kandi baba abanyembaraga mu banyembaraga baba abakozi bawe Mana turakwinginze ngo uzamure ibendera ryo kunesha kuri bo kandi aho bavuye ntibazasubireyo Mana rurarwoba urupfundikire urushyireho beto y'umwuka uhashyire abarinzi bakomeye b'ijuru kugira ngo nabo tujyane mu ijuru turagushimye Mwami ko wumvise gusenga kwacu cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen. Kera nkuko wafashaga basogokuruza nanone azazagufasha mu myaka iri imbere nanone azagufasha haleluya mu myaka iri imbere umuyaga wishuhe haleluya urawuturinda uherekera kose nuko wahoze uherekera kose nuko wahoze
watawalaga mana watawalaga umisi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugupfa nanone uzaturengere tugeze kugupfa imisozi arakarerwa kamwe njya nkunda burya gutsinda satani ntumuribatire hasi ntabwo biryoha za tumunyuke gahitana umudayimoni ngo turashima Imana yatugize umwe amara ku bwacu ntitwari kumenyana Imana yatugize umwe ayo amara ku bwacu ntitwari kumenyana Amasharirene yatugize umwe amara ku bwacu ntitwari kumenyana Imana yatugize umwe amara ku bwacu ntitwari kumenyana Abasenga yatugize umwe amara ku bwacu ntitwari kumenyana Imana yatugize umwe amara ku bwacu ntitwari kumenyana amara ku bwacu ntitwari kumenyana amara ku bwacu ntitwari kumenyana haleluya Yesu ashimwe cyane twicare dutuze rero uyu ni Ige umwe mu bahoze mu butinganyi kuri ubu n'umwana w'Imana nk'uko abyivugira reka twumve bumwe mu buhamya bwe n'uburyo yaje gukurwaho imisatsi yari yarishyizeho y'abagore. Nanjye ndashima Imana yangiriye neza byinshi cyane mfite ibintu byinshi hari ibintu byinshi Imana yagiye inkorera nagiye mbona igihe natangiye kuza kuri uyu musozi niko navuga kubera ko uyu musozi nabonyemo byinshi cyane nirengagije ibyo navuyemo mu isayo y'ibyaha ndebye isura nari narambitswe na mask navuga narebaga isura mfite nkareba umusatsi mfite kuko nifite umusatsi muremure nawe ureba nkavuga ati biza bw'umukobwa ni mu musatsi biza bw'umukobwa ni isura nkavuga ati ibi ngibi rero nibyo bintu ndisha niyo turufu ndisha njye nari ndi muri asayo y'ibyaha then ndangije nabireba nkavuga ati okay reka mfate izina ryanjye ndihindure fate Ige ndihinduremo Igete wamumugaraga Ige sinkwitabe ariko wavuga Igete nkakwitaba ndavuga ati nujye mumagara ntwa Ige nguca nka bisi yuzuye kuko n'umushoferi agira aricyo ati yuzuye ikwanya nagucagaho ariko wamumagara Igete uraho meze gute meze neza okay akomeza nyuma nza guhura na antigen tuza gukorana ikiganiro tuje gukorana ikiganiro ndamureba arambwira ati ko mbona akana keza kitonda bazakora Imana ndamwira ati mbashanga ntunzamurira isukari ntunzamurira isukari yeze mu 200 aho kugira ngo uyizamure afaza biza kuri 500 dukora ikiganiro undi nitahire mbazi ibyanjye ku giti cyanjye ntubazi byo guhinduka rero bigira isaha yayo buri muntu agiye samedi yiwe niko namubwiye arangije ati ngo okay sawa tukaganira shira umwanya akada kuva ariko navuga ko nago nitwa Ige nitwa Igete cyangwa umamagaremo umuhire ngo okay ngo sawa nambatishanga ndakubaha urumze mukuru ngatashanga icara utagwa kandi aricaye hamwe ati icara utagwa namateme twe dufite dangije ara kubita gasaka kamwe ati mungire nte ngicara utagwa ngo isaba buriya ntise ndicara ntagwa kari mbara nicaye neza nti nakubwiye ngicara utagwa dore ko ufite n'ibyitso binini wagira ngo babi nijya rudumu bingana birya ndamugashanga utanye no kumuka se basi winzamura isukari ubwo nyuma tugenda tuganira gake na after nyuma no ku nyuma kamera tuza kuganira arambwira ati ariko
ko mbona waba umukozi mwiza, ko mbona ufite n'ijwi ryiza ryo kuvuga, wabasha no kuririmbira Imana no kwihimbaza, ko mbona byakubera. Ndamwashanga zamudanya nagiragera umunsi izagera njye uziyizira nkakubwira ati sawa turaganira. Ashize n'iminsi arongera arampamagara aramwandikira ko tukora ikiganiro, aramwe ati se bya bintu twaganiriye warabyumvishije ni se wabyizeho? Ndamwe ati ariko burya ubyigaho nk'umuntu mukuru. Ndahindukira nicaye mu cyumba cyanjye, ndahindukira ndareba ndaravuga ati nicaye muri kino cyumba ibintu shangazi yambwiye nyamara umutwe ntiwigira inama. Nagiye ku mushuti wanjye umumama duturanye, ndamwe ati mfite umumama witwa shangazi, umushuti wanjye afite channel yize kumbwira ngo nzakizwe kuko ntiyabona byambera. Arambwira ati urabizi ko cyane twajyana gusenga, aziko igicetse bajyaga kuririmba twaga turi kumwe narakumvaga uri kuririmba iruhande rwanjye umva ufite ijwi ryiza. Ndamwira ati ijwi atari inzoga n'amatabi byatwukamye se ari ikindi cyaba cyarabigize amajwi gutya ameze nka base n'ibyajwi ryo kugira ngo ririyungurure ni twatuzi tuza tukanywa turimo indimu cyangwa se ayo magi tugatwiriye asanzwe kugira ngo tugorore ijwi. Ndavuga ati okay ntiyawe ndumva ari kuvuga kimwe n'uramushangazi ndumva mumeze kimwe, reka mbe nkwihoreye, reka nigire muri gahunda zanjye. Ndabona na telefone iri kumamagara kangiye kwinywera byeri nindaza kubyigaho buriya. Ndangije ndagenda byicaraho namwe inzoga nkumva niri kumanuka, atanongera nkumva ndi kwibuka bya bintu nkongera nkicara nkavuga sinzoga ko itari kumanuka bitagenze bite. Njya ku ruhande mfata itabi mu mufuka ndatumagura numva naryo niriri kumfata mu bwonko ndajugunya. Ndagaruka ndavuga ko ibintu biri kumbaho ni ibiki. Ndataha njya mu rugo ndaryama n'ibitotsi by'icyo byaranze, ndaryama reka da nkasanga yera mfata telefone ntamwe ati shanga nshaka ikiganiro njye nawe. Yansubije mu gitondo bukiye nko masaa moya arabi muri tayari ndatayari njya muri duce ndoga nitero tuzi ndambara mfata agapantaro tubona agapira nega moto hyu ndaza. Ndamwe ati mbere ko tujya imbere ya kamera ariko nshaka kukubwira ariko ndakwanze tujye muri office. Tujya muri office arambwira nicyo ushaka kumbwira muri office utambwira hari hanze hano bose bumva nishanga urabizi bya bintu nambwiye ndi kumva ari byo umva nshaka gukizwa. Atumva uri seriye n'indi seriye ni cyane pe. Tujya imbere ya kamera tukora ikiganiro ndamwe nakijijwe, ndumva ibyo nari ndimo nta kiza nakuyemo, nta nzu nakuyemo, yewe habe na toilette cyangwa douche cyangwa kabanza kangana akora kuruba ka toilette kare kurukangana nta ko nakuyemo. Ikintu nakuyagamo se ni nta kintu kizima n'ubusinzi rimwe akangujya kumva naguye ngatana mitona nabi ngasanga mfite ibisebe kumagana se hanga hanaguye muri mu biki. Rimwe nimyo nigeze gukora accident ndavuga ati ariko mana kandebere ko accident nigeze gukora ve mu businzi n'ubusambanyi kuko baduhuje ibitsina by'ubutinganyi. Kuguru ni kwacika hacika uruhu umubiri pinye n'ibyo byankozeho gusa. Ndavuga ariko ubundi kuki ntarebera kuri iyi sekatese mfite kuguru ko ari ituma hari ikintu nyibutsa uwo munsi sinzabyibagirwa ni 3/6 z'ukwa gatandatu 2006 nakoze accident. Nicyo gihe nari ntangiye kuba mwana nani ndi umwana ko nyine nkunda abahungu cyane. Ndangije ndavuga ko kandebere kuri ibi ngibi ibyo mfite birahagije kuko naracitse ukuguru suko Imana yari ifite ikishaka kunkorera no kugira ngo mpinduke. Tutaganira na Jane tumaze kuganira ndabimubwira arangije arambwira ati se ko mbona ugifite umusatsi. Ndambwira ati je uri mama wanjye mvuta nka mama wanjye ariko ujye umusatsi je tubishyizeho
akabazo ndacyakunda umusatsi yarambwira ati okay narambwira ati ariko buriya nta bantu benshi baba bafite imisatsi dread cyangwa afunga shinyo ari umusore mwiza ubona uhagaze kambara cost suti nziza gakutamo urukuto rwiza spray nziza nzajya mu nzu y'Imana gasenga barahari benshi niko namwaga mu rugero arambwira ati buriya isa y'umusatsi ntabwo iragera niko namubwiye ariko nkajya mwana kuri iki kintu tumonyaje nkamwita abantu babiri bafite imisatsi bafite dread bajya gusenga arambwira ko sawa nyuma twicaye mu rugo nashize iminsi ndatahanye mu rugo bitigeze ndavuga ko ubundi ko umusatsi nayo ninginga umusatsi isa n'isako uzamera ato kagiye kokora naramwiyamanga ndambwira ko ndumva nshaka kogosha umusatsi ngo ariko wagira ngo ibyo navugaga byaratekerezaga mu mutwe nyine no mu bwonko bwanjye ngo byo birimo birakuvugiramo namwe ntse rero kuri mu ntifite kandi kugwamagara ukaza tukavugana tukajya kogosha umusatsi ntabwo nanjye nifite gahunda yo kugwamagara ukanyeza amafaranga ajya kwiyogoshesha cyase ngiye kwiyogoshesha atari ati oya bujya kwiyogoshesha niyo nkwereke niyo ukuntu tubigenza turagenda tujya mu mujyi ku mushuti wiwe baranyogosha nawe ariko ati ugiye kogosha umusatsi ntingiye kogosha natahubwo ndashaka rero y'ubuntu ati kugira ngo nabone ko nakuyeho byose n'ubundi ni bintu bituma ngira ubwibone tuzana ntabwo ubwibone ndafata ke ni ibintu nimba ari umusatsi kuraho umusatsi ntuzatuma nibona niba ugumishaho nzasubira muri bya bindi namwe atahubwo ikintu nshaka hamagara mungu wawe kamera aza nkamere barimo barankata umusatsi kugira ngo isi yose ibone ko nakuyeho arambwira ati are you sure ibyo uri kumbwira ni ukuri namwe yes I'm sure ibyo nkubwiye ni ukuri ahise ambwira ati mva mungu wa ngwino zana na kamera dusanye mu mujyana muri tete mbere nkwereka akazi ugiye kunkorera narambwira ati fata umusatsi ukate ibi nibyo bituma nibona arawogosha narangije rwose numva ndishimye numva ahubwo hari ikintu utanumva cyetse kijya mu mutwe umuntu ufite umusatsi ntago yumva umuyaga nta muyaga yumva mu mutwe reka da ariko bamaze kunyogosha numva yo amahumbezi y'Uwiteka ngeze mu mutwe ndavuga ati Imana ishimwe ko bya bindi numvaga mu mutwe byumvaga bimo biranjagaraza mu mutwe bamwe atabwo ejo nzata dukora ikiganiro nerekana ko nakuye ishyano arambwira ati ayi ibyo uri kumbwira ni ukuri ntamwe ni ukuri cyangwa ndarankundira arabinkorera tukana ikiganiro tugenda tuganira gake bijye dufata iminsi turavuga ati ndamubwira ati shanga ariko twakoze icyumba cy'amasengesho ati ariko ibintu ndi gutekereza nawe uri kubitekereza ati ndamubwira ati ndumva twakora iminsi twafata nk'iminsi nka 3 turara dusenga twiyambaza Imana duhamagara Imana imbaraga z'Imana ndamubwira ati ndizera ko uwabanje mu bantu babanje kogosha ndumva ari babanje kogosha hakurikiraho Jean de Dieu ni wakurikiyeho after nyuma haza kuzamo Emi ni wakurikiyeho uyu we numva ntabwo nigeze mubona yogoshesha yogosheje nyuma yacu wogosheje imbere ya twese then ndandije ndavuga ati mbanza guca kuri Emi ndikubwimana Emi ndanga ariko muvandi karege nawe nzi ko turi impanga baretse tukakora tukajya kwigisha nazo tukavuga tugakora icyumba cy'amasengesho ariko ubundi buriya nta kuntu twamwegera tutuvanye kuri telefone turamuhamagaye turamangara ariko ubundi mba mu mutwe cyangwa mba mu mutima ndemba ndi gutekereza mba muri turi kumwe hashize iminsi twatwegereye Jean de Dieu nawe turabimubwira avuga ati ariko ibyo bintu ari byo turegerana turakorana batubwasha ngenze ariko na wa undi uriya uri buzinganjwiri muhamagaraze Claude ndabona ati uriya muntu uri buzinganjwiri muhamagaraze nawe dukorane iminsi 30 dutangiye gutyo shangaze ati mfite inzu nta umuntu umpagarara uruhande ngaraza kumbaza AAZ inzu igiti cyanjye mfite icyumba hari
yewe na matera n'ibiki ntabyo mbasabye mwige muzaze gusa dukore iminsi 30 duhamagara Imana twambaza Imana ndizera yuko nitumara kuyambaza tuzabona imigisha myinshi cyane nuko tukomeza urwo rugamba kugeza kuri munsi wa 14 kandi turashima Imana ko namwe mwadusuye. Hakurikiyeho ubuhamya bw'umugore wa Claude, umwe mu bahoze ari abatinganyi bari barigize abagore kandi afite abana n'umugore. Uyu mugore ngo yari yaracuze umugambi wo kwica umugabo we bitewe n'uburyo ki uyu mugabo yari yarahindutse umugore akamutana abana mu rugo. Ngo yari yarabajije imihini nk'uko mugiye kubyumva ibiri yo gukubita umugabo akamukura ku isi. Nyuma yo gufashwa n'inyigisho Mama Charlene yatanze, nawe yakozwe ku mutima maze atanga ubuhamya arirekura. Nene yateguye imihini ibiri myiza vuga ngo nzayimuhinga kurisha ababaze narabibabwiye ati je nacanaga ibyansi ncana imyenda ishaje ibyo biti bihari mvuga bazaga ni imico yagiyemo cyangwa nugutabana. Jewe ntago byo njewe Claude ntago nigeze nkabuti ibintu abamo kubera ko namamagaraga kantuka ntago nigeraga amenya nimba ari no mu butinganyi ntago nigera sinigeraga numva ko anakora kubera ko jewe ntago nakabutaga ibintu abamo ibintu namaze kubikabuta igice cya mbere kimaze guhita kuri cano yabo aho yigaragaje ari umutinganyi none jewe mitamvuga ati kwahera umugabo apfuye urupfu rubi aho niho watangiye gutyariza imihini niho nahise njegeka ahantu nuyicara urbozo nzamwica nabi uruko mviza myiza bazira bavuga ati nacanaga ibyatsi nkacana amashara izo nkwi zihari amaso agashya utakora kubyegura nkora aho nshaka iki umuhini nuwo mu gahanga ka Claude nari mfite none nagiye gutoragura ahantu myiza nyibya ahantu mu bakiga babazaga ndayegeka ntago nari buyicane ntago byari kumpira kandi yari nk'inkota ye twamubiki bati nzabiki imbere y'umuryango abana babaga babizi umukuru ni wari ubizi kuko natwe dufatanyije uwo murimo wo kuzakora umugambi wo kwica Claude akakubwira tuzagihitana ko niwe mfite mukuru utwa Prince narabwiye ati niwe mfura yacu uzafata kimwe nanjye fata ikindi nigitunguka ku muryango tugihuragure mpure mu bitugu nawe hure mu mutwe tugisatura umutwe kuko mu bimfubyi birangiye kuko Claude nta mugabo murimo. Shangazi yaratungutse aba nk'Imana ya Claude ndababwiye mwa bantu Imana nta umutima wo kwihangana narasenga iryo joro Shangazi yambwiraga ngo azaza ndaransenga buracya nagiye kubona mbona nanjye umutima w'imbabazi sinzi ukuntu wanjemo n'inka y'Imana nyine Claude yasengaga baraje uko filime yagenze barakubonye abana nabibonye mwebwe ahesha noneho nanjye ubwo mugabo baramunsigiye amara icyumweru turi gusenga mu rugo gake ariko nsa n'umuntu uri kumuneka koko yahinze ubwo shana namubwiye ati ndimo ndaneka simbizi none se hari ikintu yakoze cy'abagabo se uvuga ati none wa mugabo ni sawa jewe kubera ukuntu numvaga ibintu bitera igisebo bambwira ukuntu abantu bafatwa bambwira ukuntu ngo indwara bazivamo n'iki twebwe twarabyutse mu gitondo tujya kwa muganga tujya kwisuzumisha ngo ndebe wenda ko ari uburwayi bwa sida yaba yarakuyemo musangane muzima muganga yambwira ati kandi nawe nta kibazo ufite ubwo ndishima ndavuga nti okay sawa tugeze no mu buryo bw'umubiri mbona nta kibazo asanze nta kibazo Claude Haleluya amen Imana rero mana abantu badukurikiye mujye mugira umutima wo kwihangana mbabwire umuntu w'umubyeyi mwihangane icyo umugabo cyose yagukorera kabone nubwo baragutakamara imyaka 100 rwose mugire umutima wo kwihangana mana yanjye jewe nta muntu wandushaga uburakari n'umujinya ariko ndababwiye ngo Imana ni nziza Imana niyo yampa umutima wo kwihangana Claude naramusuzumye Shangazi yaramusigiye birasangaza je nene yibye yanze kwita mujyana yaravuze aho bwajyanga abanza mvuguru abo mvuguru abanza mushyira ku murongo shanga umfana Shangazi ntabwo ni umubyeyi mwiza cyane arashishisha ati mama Charlene tukuzanira agaceri
tukuzanira akawunga uzarya muri iyi minsi tuvu tuzajya ukaranga akawunga mukabarye yishime utekere ntayiruka no kumva inteko yawe amusiga aho ngaho nibyo byo kurya kuko nubwo yarazi ko ntunzwe no gucishura yavuze ati kugira ngo mama Jamila ati twaza ati bazarya iki cyangwa umugabo akitwaza ngasuye mu mujyi wa Kigali ngiye kubashyira ibyo barya asa n'impamba ntabwo wamushobora shangaza nanjye ni ubwa mbere mu buzima nari mbonye umubyeyi umeze nka shangaza aranamugusigira yaramusize aritaza ahita yitahira ibintu yarategereje telefone yawe kuzamuhamagara gusaba ni amazikaze zirangiye yarahamagaye njye nararyamaga se njye nabajije mu gitondo mwaramutse amahoro bati twaramutse amahoro ndabaza shangazi ntabwo yoroshye bajije numva abantu ntibazima numva igitwenge n'isaramu mwana sekeraga no mu buriri urumva yangwa mumvise ko nanjye yaryamye mu bituza by'umugabo naheruka ndavuga neza ashimwe rwose mwasega cyane shangazi nahise mukunda kiza mva ndababwiye curo igihe nahirukiraga kurya umuceri wamenya ntega Tanzania ndagateka umugabo ntego tuboga turarya yego nta birenze nyine namutekeye turarya turaganiraho gakeya ndanamubaza kuko ibyo bavuga kuko wari ubirimo ndimo muneka arambwira ati nari mbere ariko narihanye umugore mwiza turaganira kuri bwacanga byamusigiye icyumweru bahita bamfasha noneho kumbwira ati noneho Claude tugiye gukorana amasengesho y'iminsi 30 turamushaka ariko mu kumushaka nawe turashaka ngo uzaze dukorana amasengesho yiyo udufashe mu gusenga kuko nabonye nta kintu Imana itakoze yaramuhinduye yego kunywa inzoga nanywa yarazaga agahitira mu tubari ariko nabonye nta kabari yavuye mu rugo arajyamo na rimwe nteki icyayi cyangwa igikoma tukinywera yibwo rero twaraje dufatanya amasengesho ubwo rero murakoze ngiye rwose ngewe nshimye umwana cyatanga ubuhamya bwakwira bugake ariko ikintu nabwira abantu badukurikiye rwose Mana ari ababyeyi ari abari mu ntara ari abari mu bihugu bitandukanye mugire umutima wo kubabarira ikintu bita kubabarira no kwihanganira urugo kwihanganira ibigeragezo rwose nababwira ngo mukomere Yesu arahari niwe ubituma tubikora byose twebwe ubwacu nta kindi kintu kandi nawe ugomba gusubira muri ya mizi y'agakiza mwavuze ngo Imana nta kimaze yakweretse ko ikimaze mbabarire narakwijujutiye Mana ubu ngiye kugaruka muri wowe nica nshingamo ikirenge ku mugani wawe sinzagikuramo amen. Reka tubashimire mwe mwari mukurikiye Mama Charlene official ukora subscribe nimba utarayikora maze ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye ubuhamya inyigisho nziza ndetse na filme ubuhenebere karundura mugezwaho na Mama Charlene muri iyi filme nziza akina yitwa Vestine mwakoze cyane Imana ibaho umugisha.